y'abaturage yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane. Umugore wo mu karere ka Ngoma yiyemereye ko ari we wishe umugabo we, agiriwe inama n'undi mugabo wamubwiye ngo genda wice uriya mugabo wawe, nurangiza kumwica ndaza tubane nk'umugabo n'umugore twibanire. Ndetse uwo mugabo wamushutse wamubwiye ngo najye kwica umugabo we ngo ni nawe wamuguriye icyuma cyo kujya kwica uwo mugabo we. Umugore akemerera yuko byageze nijoro agacunga umugabo ubundi akamuteragura icyuma mu nda kugera apfuye. Ntabwo ari inkuru gusa tugiye kureba, kuko turaza kureba n'indi nkuru ivuga ko mu karere ka Ngoma hari n'umugabo wishe umugore n'umwana we abakubise isuka mu mutwe, biturutse ku mafaranga 500,000 yari yahaye umugore ngo agiye kuyakoresha yongera mu bucuruzi bakoraga. Ngo umugabo abonye umugore yaratinze gukoresha ayo mafaranga mu bucuruzi, ahita yica umugore n'umwana we. Gukese ukibaza niba amafaranga ari yayahaye umugore, umwana we yamuhoye iki? Bose baje kuba babyemera ubwo bari barimo kuburanwa mu nteko y'abaturage. Ni inteko yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane, akaba ari inteko urubanza rwarabereye hariya mu karere ka Rwamagana. Nyamuneka rero mba natangiye mbabwira inkuru tugiye kugenda tureba. Reka manze nimbasuhuze mbahe n'ikaze kugira ngo mube hafi mwiyumvire ibikomeje kugenda bibera hirya no hino, aho isi ikomeje kugenda bigaragara yuko ikomeje kugenda igaragaramo abantu navuga yuko bakomeje kugenda bagaragaza umutima wa kinyamaswa. Reka dusome inkuru iravuga ko urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaburanishije mu ruhame abantu 3 barimo ukekwaho kwica umwana we w'imyaka 3 n'umugore we, mu gihe undi waburanishijwe akekwaho kwica uwo bashakanye cyangwa umugabo we amuteye icyuma mu nda. Ubushinjacyaha rero bukaba bwarabasabiye gufungwa burundu, usibye uwo mugabo washutse uyu mugore niwe bakatiye imyaka 25 kuko n'ubundi yabaye umufatanyacyaha. Izi manza ebyiri rero zabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Werurwe 2026 zibera mu kagari ka Bujuju mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana, mu nteko y'abaturage yari yitabiwe n'abaturage benshi baje kumva iby'uwo mugore wiciye umugabo ashutswe n'undi mugabo amubwira ngo akira 500 ugenda ugura umushyo hanyuma uze kuwukoresha wica umugabo wawe, nurangiza kumwica ndaza tubane nk'umugore n'umugabo. Kubwo urabyumva. Urubanza rero rwa mbere ruregwamo Nyirahabiyaremye Agnes cyangwa Agnes na mugenzi we Joseph ari we bafatanyije kwica uwo mugabo, kuko urumva niba yaramubwiye ngo genda wica umugabo wawe ndetse akamuha n'amafaranga ngo agiye kugura icyuma, umva ko barafatanyije muri make umuntu niko yabivuga. Ese ukibaza umuntu muzima baramushuka ngo genda wica umugabo wawe nurangiza turabana haza tubane nkubera umugabo. Ese uba wumva kuba ugiye kumwica biragarukira aho ngaho gusa? Iyi nkuru rero ikavuga yuko uyu mugore yavuye ku kabari yisindisha, yageze mu rugo atongana n'umugabo kuko byari byapanzwe batonganye. Ubwo atangira kuzamura indwana agira ngo abone uko amwica. Bararwana, barangije kurwana rero umugore niko gufata wa mushyo yaguze atangira kuwutera umugabo mu nda, umugabo aba arapfuye gutyo. Nyirahabiyaremye rero akaba yiyemerera icyaha, yabyemera mu nteko y'abaturage rwose naramwishe ariko mumbabariye mu nkatire nk'imyaka 2. Ariko ubushinjacyaha kubw'uburemere bw'icyaha wakoze bwo kwica umugabo ntago ibyo bibaho, tugukatiye igihano cy'igifungo cya burundu. Hakaba undi mugabo witwa Mugenzi Joseph watanze amafaranga 500 ariyo yaguzwemo icyuma cyakoreshejwe uwo mugabo yicwa, nawe akaba yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Urubanza rwa kabiri rwaburanishijwe n'urubanza ruregwamo Karamage Jean Claude ukekwaho kwica umugore bari barashakanye ndetse n'umwana wabo w'imyaka 3 bari bamaze
kubyara. Iki cyaha yagikoze tariki ya 12 Gashyantare 2026, Kagamba Karamage akaba yemera icyaha rero, ariko akavuga yuko ko ibyo yabikoze bitewe n'amafaranga 500,000 yari yahaye umugore we ngo ayongere mu bucuruzi yakoraga. Nyuma ngo yamwatsemo 100,000 amafaranga y'u Rwanda abonye atinze kuyakoresha. Icyo yayamuhereye arayamwaka, undi arayamwima. Nyuma yo kuyamwima rero, kuva ubwo ngo mu rugo rwabo hatangiye kuzamo amakimbirane ku rwego rwo hejuru. Ubushinjacyaha bukavuga ko bwasabiye uyu mugabo igihano cy'igifungo cya burundu, aho yiwe yatangaje ko yamwibishe akoresheje isuka. Biteye agahinda. Isuka tuyizi nk'igikoresho gikoreshwa duhinga ibizadutunga, none isigaye ikoreshwa yica abantu. Imishyo tuyizi nk'ibyuma bitegura ibyo turya, ariko birimo gukoreshwa byica abantu. Ese ukibaza ngo iyi si izagarukira hehe? Ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane hirya no hino, abaturage bakomeje kugenda bagaragaza umutima wa kinyamaswa ku rwego rwo hejuru. Ukibaza ngo ni izihe nyungu ubikoza kuramo, kuko byagenda kose nzi ko birangira ubonye ko wibeshye kuba warakoze icyo kintu cyo kwica mugenzi wawe. Kuki abantu bakomeza kugenda babikora? Abaturage bo mu karere ka Rwamagana bakaba bavuze bati ubuyobozi bwakoze kuba bwaje kuburanishiriza aba bantu mu ruhame. Ati ibi biratanga isomo no ku bandi bari kuzakora ibyaha nk'ibi ngibi. Turebereho, dutoremo isomo, tuzareke gukora nk'ibyo aba bantu bakoze, kubera ko tubonye ingaruka zabyo zo kuba bakatiwe burundu. Birakaze cyane, ariko burya abaturage bamwe ati buriya umuntu yishe undi muri ubwo buryo banabiteguye, ati nawe yakagombye kwicwa, ntago kumufunga biba bihagije. Ariko ibyo ngibyo byo ntago twabishingiraho. Ubuyobozi nibwo bugira icyo bugena bitewe n'impamvu runaka, bitewe n'ingaruka buba bubona zabaho bufashe icyemezo runaka. Ngayo nguko rero, ngo banyakwigendera, Imana ibakire mu bayo. Uwo mwana niwe ubabaje cyane disi, umwana muto w'imyaka 3 se koko. Uwo ni inzirakarengane. Yari yagize ate ko atari na wa wundi utambara ngo arajya gutabara? Uwo yari yagize ate? Sikomeje gusharira, sikomeje kubihira abantu. Nyamuneka abantu ndabona barigize abarakari ku ngufu, kandi ntago bikwiye. Burya abantu nicyo kiremwa kuri iyi si cyakagombye kuba kibana neza, ko gihuje imimerere, imiterere, ibiki byose, ariko noneho nicyo kitangiye kugenda kigaragaza ko kigomba kubana nabi kurenza uko inyamaswa zibanira neza. Ubu se koko tuzamenya ari ibiki? Iyi si turimo tuzamenya ari ibiki? Ngayo nguko, reka mwebwe mbashimire kuba mwagiye mubana nanjye mu makuru agiye atandukanye mba nagiye mbagezaho, babwira ko turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro. Ni Hot News TV Rwanda, kora subscribe tujye tubasha kubana umusegonda.